dusobanurire. Yego gutora rero ni hari uburyo bubiri nanjye ngira umunwa wacaca bwo gutora kuri online hari link nyine bahererekanya bagatora ariko hari n'ubundi buryo bworoshye ukanza akanyenyeri 544 akanyenyeri 355 akanyenyeri ugashyiraho 21 ugashyiraho urwego urohereza itubona mano basubiremo neza na akanyenyeri 5 4 akanyenyeri 3 5 akanyenyeri 21 urwego tubonaho rwose itutora icyo gihe bahita gukurikiza amabwiriza tubonaho rwose umuntu ufite wambaye akajije kabamucoma ya isa nimwe irimo ibirayi y'amaburusheti nk'igihumbi jigo de chef mutabonye igikombe wabona n'isahani ya babis igikombe kibuze isahani tugomba kwibona cyane rwose najya numva ko byageze rwose fata kurutu kuri kiganiro akaboko gaca inyuma ariko n'ubufasha bya bintu no byaraciye kunjomye ubu basigaye bacana inyuma akaboko bagacishije inyuma niba bitangiye gaciye imbere gutya aho ushaka anyuza hano upfa kuba kari kunkoraho akakukora gutyo byari biromantique biri romance akaze kari gukora icyo akanga se kari kugenda gaso hanyuma rero 2012 nibwo nagiye muri cinema ariko njyamo ndi umutekinicien maze gukina filime nkakina filime nk'ebyiri akazera hanyuma rero ubwo natangije icyo gihe nyine mbikina ariko by'umwuga nyine muri kariyeri y'umwuga ubwo ni 2012 uko nibwo nari nyine bazwi cyane urabona biri kugenda barazwi cyane ariko so wenda nanjye nabibonye babipostinze nyuma hashize igihe nisanga muri iyo groupe y'abantu bari nomine so cyabanje no nyine ndabyitituriza sibyo abantu bakambwa se kutari kwiyamamaza bavuga nako ndasobanukirwa ibyayo kwiyamamaza undi se wakwiyamamaza handi atari imbere ya kamera iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye Yes, reka nongera ngwikazo dukurikiranye kuri Manzi Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya bwa akazamura igisho rya Rwanda bagasika mutono za sana bwose amataraga cyangwa gasambi ubundi wicare kuri Manzi Innocent TV wirebere byinshi byiza tuba twagutuye umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitonda gusaba gukora subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinyanga gusaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mande zitandukanye azisi yose maze iminsi nkwinginga gusaba kujya unyandikira muri comment kugira ndebe icyakunyuze ndetse n'icyakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki umunsi wa none rero urabona abantu badasanzwe bamwe muri bo kuri screen za telefone yawe cyangwa se za televiziyo yawe nimba uri kurebera kuri Smart TV ufite amatsiko menshi mama wa pampa yamusanzwe mu muzi ndagira ngo mpereho kuvuga ngo basanzwe banzi bigeze bakubwira ko banzi kuri Smart TV oya hari abantu barebera kuri Smart TV iyo tuvuze Smart TV wone wumvise numva ko ari Smart nyine Smart bari ikintu cyiza kandi bifite umusore nkuraho rata kanesize uwo nge nari mubitse ko namuhereye yose kumuhera wowe mama namuhereyeho nuko ari umushyitsi ndagira ngo wowe umuhereze ikaze n'umushyitsi wanjye ariko suwa ariko n'umushyitsi kuri channel yacu amakuru yanjye ni meza amaje kubasuza cyane mbishimiye muri uyu mwaka tugeze mutari igiharwe sha
2024 iri kuma abasore b'ibyato kandi agase urebe utangiye kumushotora umutiganya n'iki kumushotora none sibagije ibyabaye ejo bundi ariko si byabaye ejo bundi ngomba kubyibagirwa ese n'uyu nawe utangiye kumwegera umwiyegereza habaye icyo ubwo aya n'ubatse nawe afite inza uragaseke tutari twakunda afite inzobe nyerera afite inzobe nyerera wagira gatabakina iki n'abana bato ntumvuga ngo mfiki n'abana bato utaza gutuma ngirana ikibazo na bwaki kuko bwaki niyo ikunda abana bato ngera ngo ndi bwaki bari barakuze abarakuze bose ubu yarwara sharukora ubu yarwara bwaki cyane ntabwo wayirwara ntabwo wabinkora mwana ni ukuri nawe ndahonshimiye abantu badukurikirana cyane yega niba bikomeze tubamara irungu tubasese tubaganiriza nicyo dushinzwe kugira tubaganiriza umva na telefone iz'ubuntu zirahari iz'amadeni zirahari aho tureberwa hose hagomba kuba hari kuri televiziyo kuri sumati no kuri katusha ahubwo bigiye kuzemera ikoranabuhanga ryawe uburyohe wakintu so rero umuntu udukurikiranye uri mu mpande zitandukanye z'isi murabona ko dufite umushyitsi udasanzwe ntagasanzwe ko n'ubwa mbere tugiye gukorana ikiganiro ariko bamwe baramuzi ariko nawe utamuzi cyangwa se udafite ahantu wamubonye I know ko uri buze kumumenya ukamenya ngo ninde akunda iki yanga iki akora iki mu buzima bwe bwa buri munsi ese afite sheri cyangwa ntawe afite babakobwa namwe mushobora kugira iyerekwa mukaza kuba mwagira ute mwakwerekwa ariko nimusanga mufite ubwo muraba muhiye ngo bamuntwara bone yivugira nanjye ase umusaba imeze biti biragenda neza turashima Imana Yesu ashimwe ahimbazwe cyane umwaka mushya muhira 2024 n'ubwa mbere dukoranye cyane ubwa mbere dukoranye ariko ndumiye introduction ukoze uradoze uvuga irana byo baranyuroga uyu nguyu barabimuroza ariko kiza cye ntago bimwica ntago nyinyi abisagiza ababikunda n'ababishaka umusango wa ikaze kandi nishimiye kuba basi wemeye kuza ku butumire bwanjye uyu nguyu ni umuntu udasanzwe nifuje kuganira nawe ku bintu byinshi bigiye bitandukanye mfite ingingo nyinshi ndivuze kumubazaho mfite ibintu byinshi ndivuze kumubaza ariko mama bapampe niwe wamunshe nawe nanyeze kugiye kuvuga ngo nago ari ngiye mukwereka uye niwe wamunyeretse nanjye mitangira amatsi kuko nge nari nsanzwe muzi abo ko nta bushobozi nari mfite bwo kuba nagira ute ngiye namwifasha we namubwire ngo ngwino umfashe gutya na gutya yaza atarengeye binyuza kuri mama wacu nkora mu kiganza nyine ushimire yapeyisi nawe mukore wumva aranyerera ana ntubyumva se mama pampe ndabimusaba ko yampuza nawe ko uyu munsi rero byakunze nyuma y'imisi myinshi tubipanga bikagenda bipfa ariko umunsi byakunze abantu rero bakeneye kumenya amazina yawe icyo ukunda ndetse n'icyo wanga sibyo ndabizi neza ko uri buze kutwibwira kandi mu buryo burambuye ngo haye kaze murakoze cyane ego amazina yanjye nitwa Ndabose Emmanuel ego ariko nzwi nka Manudi cyangwa se Muco uzwi nka Manudi cyangwa Muco ayo niyo abafana banzi bakuziho ariko mu rugo nkunda bose Emmanuel Manudi cyangwa Mucoma aho bakuzi nka Manudi ni he ngenda hazi ariko hari umuntu utahazi wenda udukurikirana aka kanya Manudi ni zina rikomeye cyane ego muri Papa Sava abari ba Papa Sava ba Manudi n'itegeko bamuzi cyane abatarari ba Papa Sava nabwibyo bibitegeko bajye kureba Manudi bamenye ngo ninde ariko Papa Sava ngo niwo mugabo utinya abakobwa Papa Sava ubwo ntago ararongora utararongora utinya abakobwa niwe cyangwa n'uwundi bitirana uri ku isoko se mujyaneyo niwe cyangwa n'undi bitirana ndakubajije Papa Sava ni wa mugabo utinya abakobwa ni wa musore nako umugabo ni warongora nta mugabo utinya abakobwa ubaho none ko numvishe ngo arabatinya none hari umugore agira yuze ngo narumvise rero hari umugore agira nari nguhaye ngo urashomye ku isoko isoko ndiriho okay ubwo robyo ngibyo turaza kwibukana inyuma bashaka pass umumbwirire cyane azana anabyumve niba namugora afite ndahari
n'ibyanga nzamukubita ubutumwa bwatanze ariko nawe bimubwire wenda ari igihe iki kiganiro kitajyaho no munsi ubu wa musore nabyo bimubwire kare ku buryo azakira avuga ati wa musore nabyumva ntimuserera wa musore erega buri yuko yirukase shira no kugenda nkanamubura shira no ku muntu utinya kamera se nimugura indege azayijyamo shira no kugenda yagiye anagiye erega abasore bigiye kubizera mani birakaze simu ndamuga ni dusohotse tugiye gukina bayari tunywa agafata turiye kaburusheti mu kanya abonye kamera araguruka ubwo wamwizera gute mwana shumi yawe biragoranye umuntu ategera hose wabagara yose ntago abazirizera ngomba gutegera hose mwana bera ntabwo amahirwe niba kwibya ahubwo ngomba gutegera hose reka neke Manudi muri Papa Sava sibyo irindi wambwiye mucomawo nihe Muchoma ni muri Seburikoko umuntu wese gukurikirana Seburikoko abazi ni itegeko abazi mucoma byanze bikunze ugomba kumenya dutenda bari gukora hariya cyane pare ubishaka utabishaka uri bumenye nishimiye kuba ndi kumwe n'aka kanya ni by'agaciro kumva umuntu uri muri izo projet ebyiri ni zimwe muri projet ziremereye mu iki gihugu cy'u Rwanda Papa Sava na Seburikoko kandi uri mu main act sibyo ni ibintu byo kwishimira cyane kuba turi kumwe nawe kameme sibyo mwabantu mwe nababwiye ngo nzangenda mbazanira abantu bagiye batandukanye mu ngeri zose nyamahirwe ngira ariko hakaba n'izindi nyine projet zindi ufite turaza kuganira byinshi nizo ufite turaganira byinshi nizo abantu banziho cyane ndi kuvuga cyane ndabona we muri bamenya naho naciye nakinyemo yego no muri bamenya abantu ndakeka ko nabo banzimo cyane uri komisiyoneri ukoresha inzu tubatse ukoresha inzu tubatse kujya komisiyoneri muri we ngo inzu ngo inzu yanjye ngo iranga ngo kumumena ngo ufite ibyumba 5 na saro aricyo bagiye kingenzi no mugahita muvuga ngo inzu ya aricyo bagiye kingenzi wari n'urupangu na porotayi bundi mbere ubundi biriya bintu mwabyigiye kuvuga ngo inzu niyo utarayubatse sha mbere twaravugaga ngo ufite inzu urumva ufite ngo amakaro ngo na dushe mu ngo na negisi arya muravuga ngo na negisi ngo na negisi ibyo ntabwo ngo urama ngo miliyoni ngo ni miliyoni 50 itike ya komisiyoneri twavuye ahanga uri bamagara umuntu ngo iyo nzu imeze tugahita bakitike babyita komisiyoneri muramonera ubwoba babyita basinzi ukuntu abanza kukubwira mbere yuko ajya no kugushakira inzu abanza kukubwira ngo ikigusetsa umukobwa yabanakodesha noneho yarangiza ngo inzu yanjye mbere yuko ajya no kugushakira inzu arabanza akakubwira ngo nimba arayiki amafaranga ari amafaranga mubanza kwaka nayiki imbere ari amafaranga nayo kwizera umukiriya ko afite gahunda ariko rujyango no kuruvuga muri Silas nkuko bivuze ngo nayo kuzamukira gukora ngo ufite gahunda zabana bakomisiyoneri ko mana bagira inda zaje imbere we nagura yarya cyane hari icyo utaza nagura beze ko ndi umukomisiyoneri batandukanye se ko ngorera hari abakomisiyoneri nyine baba batari VIP abakomisiyoneri ba VIP nkatwe nago burya kugira inda murya muri restaurant ntabwo murya muri biryo rwanda twe turya muri biryo rwanda ari aho bavuga ngo ni birye gahamba aho ngaho nge ntabwo ngenda umukomisiyoneri bashyira kuboko nkoresha bura n'ikoranabuhanga barya imbuto uri umujene ura n'itike ntabwo bayima ko ni ukuguhereza nuze kode urafite na kode ufite na kode wowe ariko ari yo mu moto oya kode bishyuriraho nagare mu mutwe yose wayibura umukomisiyoneri bakwambura so rero Manudi ni muntu ki yakunda iki mu buzima bwawe buri munsi n'ikiyanga Manudi ni umuntu usanzwe yego usanzwe ibyo nkunda byo ni byinshi yego ariko ibyo nanga byo bishobora kuba bike cyane nanga ikintu kibangamye nicyo wanga kitakubangamiye cyose uragikunda so Manudi
umuntu yakibaza ni umuntu umaze kugira izina rikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse itondese impamvu mvuga ko iri zina rikomeye abantu siko bimeze kumuteranya n'abakomeye yewe muteranya nanjye navuze ngo ubwo bigute Manudi ni umuntu witeranwa n'uwite yavutse kuri Noheli byibuza ko yavutse kuri Noheli ndabyemera ariko sibyo Manudi ni umuntu umaze kugira izina riremereye hano mu gihugu kuko urebye abantu baba bifuza kujya muri Papa Sava cyangwa muri Seburikoko no muri Bamenya nk'iki gihugu ni abantu benshi cyane sibyo bivuze ngo kugira ngo ugeremo uba wabiharaniye wanakoze cyane sibyo Manudi wowe ubwawe watangiye kujya mu bintu bya sinema ryari Musa ko ari kera maze imyaka myinshi wenda nagiye mu 2012 ubwo nagiye mu ndi gukina filime nakinnye ya mbere yitwara igikombe ako kanya filime yitwa bibaho yasitwara awards neza ufite amataje n'abagore sibyo se nikubwira ufite umugore cyane kanambe mama nanjye nigeze umunyamakuru kana cyakomeza kuri Silver ufite najya numva ko byageze rwose fata kurutu kuri kiganiro akaboko gaca inyuma ariko n'ubufasha bya bintu no byaracye ubwo urafasha kuri kunjomye nk'uko ubu basigaye bacana inyuma akaboko bagacishije inyuma niba bitangiye gaciye imbere gutya kanyuza aho ushaka kanyuza hano upfa kuba kari kunkoraho akakukora gutyo byari biri romance akaze kari gukora icyo akanga se kari kugenda gaso hanyuma rero 2012 nibwo nagiye muri sinema ariko njyamo ndi umutekinisien maze gukina filime nkakina filime nk'ebyiri njyamo ndi umutekinisien cyane cyane ndi soundman urangiye wakoze sound ya filime yitwa Mara y'urukundo iriya ya Fabiola wari soundman mfata sound nkora zitwa za Ruganzu nakoze filime nyinshi cyane kuryo CV yanjye iyo ngiye kureba sanga filime nakoze zigera kuko filime yose ndandika zigera so no muri ni nako nagiye muri Seburikoko nagiye Bamenya wari soundman bavuga ati ni soundman wayo bavuga ati uyu muntu arazwi afata mikoro ku buryo idashobora no kunyeganyega nta gakuru ushobora kumva migise ntabwo dukoresha nawe utarabyibuka neza Papa Sava na burani ni soundman wayo burase ni narimo gukina ndi bari gukora sound yayo so niko kazi kanjye hanyuma rero babonye ko no gukina wabishobora barambye ariko si wagiye uzuga gukina banza kubyanga ariko ngezo ndavuga ngo mu busabe bw'abantu nyine kamwe muri Seburikoko banavuga ati yewe umuntu usaho nuwo nowe agenza bane courage nawe usanga wabyiyemo hari umuntu wo muri famille yanyu wegeze ukina bino bintu kuryo wenda bavuga ngo uyu muntu niwe nafatiye icyitegererezo cyangwa se wowe bwawe wabyiyumvishemo ryari ukiri umwana muto wumvaga ko ushobora kuzagera kugihe ukabukina mu mafilime abana baba bafite ibyumviro bitandukanye abenshi bati nzaba perezida abenshi bati nzaba muganga nzaba umwarimu ibintu bigiye bitandukanye wowe ubwawe ukiri muto wegeze wiyumva nk'ikintu cyuko ushobora kuzakina filime so nyiri mutoya waruhere muri famille ubundi famille yacu twese turabahanzi muri abahanzi ni famille y'abahanzi ngira ngo abazi ikitwa ubuvanganzo we wacu twe ndi muri Nyaruguru abazi ikitwa ubuvanganzo cyangwa se abazi ubuhanzi bazi ko hari ari ku gicumbi cy'ubuhanzi hanyuma rero gukina ndi umutoya aho nabikinaga mu masegondere ma primaire bivanga no gukina umupira ariko narabikinye ku buryo n'ahantu njya kubasura n'amaradiyo nagiye ntwara nyiri umunyeshuri ibigo biracyayakoresha ako kandi nakina nyine amatiyateri radiyo se cyangwa amaradiyo amakaseti nyaradiyo hanyuma rero ubwo natangiye icyo gihe nyine mbikina ariko by'umwuga nyine muri kariyeri y'umwuga ubwo ni 2012 ubwo nari nyine filime ikajya kuri televiziyo cyane waje kwisanga muri Papa Sava unisanga muri Bamenya unisanga muri Seburikoko wowe ubwawe ukinjira wenda wari usanzwe muziranye abakinnyi bose muziranye ba Papa Sava na Bamenya muziranye ukigera
imbere ya kamera bwa mbere wisanze muri Seburikoko cyangwa se muri Bamenya ibyo bintu wabyakiriye ute wumvishije umeze ute muri wowe mbere na mbere urumva so bwa mbere ngiye imbere ya kamera nari ndi inzobere wari inzobere ariko ahantu hatandukanye ariko wenda muri izo projet cyane urumva nka harimo abantu bafana n'ubu ngo urumva ngo ngiye muri Seburikoko bakarabutono usanga n'abantu ndi gufana najya muri urumva barimo na Seburikoko ubwe barimo ugasanga abantu turi gukinana n'abantu fana cyo gihe nabakunzi ikintu cyambayeho cyiza nuko nari isanzwe mbamenyereye ko natwaye dusanzwe tumenyanye dufata sound ariko urumva gukina n'abantu fana urumva byari bigoye ariko sound ni cya kintu bafata gutyo kirekire birabaye abantu barecana byari bigoye cyane ariko Papa Sava nayo filime nafanaga unakundaga igitangira ujya gukina n'abandi batwanya gukina n'abasayi bana bayakina n'abaruga bose ari benshi none wari ugukina nyine umva navyo nyine byari bigoye nyine biragora byaje kuze kujya gukina n'abantu fana biragorana ariko biranashimisha yuri muri kariyeri kumva ko ikintu uri n'umuhanzi deja nubwo birakorohera bikorera gute rero abakinnyi bari abahanga yego barakorohereza ukagitinga ugahitugwamo neza bo bwabo barakorohereza cyane ikinye n'abahanga kireka iyo bafana igibukinanye n'abaswa ariko kubera ko abahanga gukina nabo ni byoroshye bakorohereza ukimara kwinjira abantu bashuti bawe famiye yawe ikimara kubona ugeze nka zira project abagabo nabo mwiganaga nize feedback bakubwiye ngo iki ese niki cya bakubwiye bakimara gukora mwa zira project ikintu bambwiye ni courage wese wakubona uri gutera imbere yari umuntu waguha courage ni courage kabisa barambwira ati komerezaho tikiramo ingufu cyane aho gukore cyane so bamaye courage kabisa kandi bashimira ugitangira ari abantu baba baraguciye intege ugitangira ibi bintu bya cinema ego none se ugire ngo usibye kuvuga ngo ugitangira nzanya nasoza haragakere nago nago bishobora kamera naso n'ubufite umusore nka kinyira ya sene naso n'ubufite naso n'ubufite aboni nanga bati birane by'abantu famiye yawe se yabyakiriye famiye baragusapotinga rwose sasa rero ko famiye batasapotinga nago ya cyane baragusapotinga sasa rero ubu bigezemo ubyisanzemo uri mu maproje aremereye sibyo turaza kuganira byinshi ariko hari selection ejo bundi nabonye yabaye sibyo mu Rwanda Performing Art sibyo ubwawe nyuma y'ibyo bintu byose sibyo yizo sirago zose wagiye unyuramo ubona wisanze muri Rwanda Performing Art Festival 2024 sibyo Best Male Acting Comedian of the Year sibyo wisanga uri kumwe na Nsabi uri kumwe na Mitsutsu uri kumwe na Mbata na Bamenya byigaragare ko kugira ngo baguselection mwahanga sibyo nuko uri umuntu wakoze cyane kandi ubwo hari impamvu yatumye baguselection muri abangaba sibyo ego nibyo kimwe mu bintu nahise ngena nagira ubwoba ndavuga nti ahantu batazanyemo ba Nyagiso batazanyemo ba Patino batazanyemo bande wo kisangamo wabyakiriye ute ese witeguye guhangana ute ku buryo iki gihembo uri buze kukiyegukana uraza kubikora ute kugira ngo ahantu uhacana umucyo uhagaze mu menyo navuga ya rubamba so navuga ko magaza amenyo uhagaze mu bantu nyine bazwi cyane urabona biri kugenda barazwi cyane ariko so wenda nanjye nabibonye babipostinze nyuma hashize igihe nisanga muri iyo groupe y'abantu bari nomine so byabanje no nyine ndabyitituriza sibyo abantu bakambwa ati se kutari kwiyamamaza avuga ntabwo ndasobanukirwa ibyayo kwiyamamaza undi zo wakwamagande atari imbere ya kamera barambwira bati rero uretse gatoya barambwira bati nabaye nomine kuki mutambanje no kumbaza kugira ngo mugire ari ushobora ko njya ahubwo ndi bubyemere kunyemera kujya mu irushanwa bati rero twebwe twarebye abantu bakoze uyu mwaka tubona
uri mu bantu bitwaye neza cyane cyane ha turavuga tubyanze bikunze ntabwo tutakugira umwe mu bantu bitwaye neza ariko ku rundi ruhande ni ikintu cyiza iyo ukora hakaba abandi bantu babibona ibyo byiza niyo mpamvu n'aka kanya ugikora cyane urumva ndi mu bantu batanu bakoze neza mu gihugu yabirenze byataye ntabwo wanamaki wakibuze aho ngaho kubura nawe wana kabisa umuntu w'umusaza nubwo natwara igikombe ariko kuba waje hari abagutekereza watwara n'isahane wayitwara habuze igikombe usibye ko abafana bari kuntora naje ku majwi nabonye ari njye uri imbere niwe uri imbere ni njye uri imbere mu majwi bari kuntora kandi bakomeza ahubwo urababwira n'ukuntu batora wowe urababwira niyo mpamvu nakuzanye aha ngaha kugira ngo ubabwire niyo mpamvu nakuzanye nkifuza kuganira nawe kubera ko bariya ni abantu basanzwe bazwi cyane ariko noneho we kwisangamo icyo ngicyo ndagira ngo gisobanurire abantu ubabwire n'uburyo bashobora kugutora buriya abantu navuga batari hejuru cyane akenshi abantu barabishimira bakeneye ko nabo izina ryabo ritumbagira rikagera ku gasongero babasobanurire yego gutora rero ni hari uburyo bubiri nanjye ngira umunwa wacaca bwo gutora kuri online hari link nyine bahererekanya bagatora ariko hari n'ubundi buryo bworoshye ukanza akanyenyeri 544 akanyenyeri 355 akanyenyeri ugashyiraho 21 ugashyiraho urwego urohereza uhita ubona mano basubiremo neza na akanyenyeri 5 4 akanyenyeri 3 5 akanyenyeri 21 urwego tubonaho rwose utora icyo gihe bahita gukurikiza amabwiriza tubonaho rwose umuntu ufite wambaye akajije kabamucoma ya isahani imwe irimo ibirayi y'amaburusheti nk'igihumbi jigo de chef utabonye igikombe wabona n'isahani yababise igikombe kibuze isahani tugomba kwibona cyane rwose iyo akanze ibyo ngibyo bihita biza ku buryo tukurikiza ababwiriza ukagenda utora bahita bamuhereza urutonde rw'abantu bose bahari akaba bagahita bakwereka amano nyine ugende kuri nimero 21 nimero 21 kuko harimo n'abandi bo mu byiciro bitandukanye bivugo mw'abantu mwe rero mureke dushyigikire Manu hari impamvu Imana yamuzanye aha ngaha kugira ngo ugire ikintu ukora maze iminsi nkubwira ngo shaka urwibutso Imana izakwibukiraho igihe uzaba ugeze mu makuba ntekereza neza ko hagize ikintu ukora kuri Manudi cyangwa se kuri Mucoma hari ikintu Imana yazakora ku buzima bwawe reka tubikore nk'umuryango tubikore nk'abavandimwe muvandimwe muze kufasha code muze kuzandika handi hasi mujye mwandika ya turabikora ugati mutore Manudi turabigukorera abantu bakurikire iki kiganiro buri wese yigomye 500 sengi abari amajwi 5 urumva se ubwo ntahita ntwara igikombe ako kanya direct igikombe cy'ugomba kukibona umaze kwisanga mu marushanwa reka mbivuge gutyo wowe ubwawe ufite cyizere ko ushobora gutambukana hari ahantu ikintu gikomboka cyegukana maze ndakubwiye ngo ntabwo nari mfite n'icyizere cyuko naba nomine hari ibyo ukora ku giti cyawe hari izindi projet ufite we ku giti cyawe wikorera usibye kuba ukina mwari ama projet yandi twavuga nkaho aremereye cyane yego cyanze bikunze ntabwo nafite projet urumva nk'umuntu bimaze n'igihe experience ndi umudirector sibyo ndi umwanditsi none urumva none nabaye n'umukino ubu cameraman n'editor ubwo byanze bikunze kandi mfite platform cisha ibihangano byanjye ngira TikTok ngira Instagram ngira YouTube ngira Facebook aho hose nitwa Manudi Show ubo kuri YouTube channel yanjye yitwa Manudi Show murajyaho murabona filime ndimo mbakorera none herenze n'izindi zose urumva nimba nyina hari ukuntu mbameze urumva mu byanjye mbameze kwisiga nanjye nisigaranye so ndimo ndakora rwose ibintu birenze bajyeho bakora subscribe hanyuma barebe bame comment bambwe Manudi ongeramo tu ariko icyo cyo nuko uzahagira wese azanyura kuri Manudi Show kuri YouTube mugereho ngo ni Manudi mu Kinyarwanda Manudi y'Ikinyarwanda Manudi Show y'Icyongereza Manudi Show sasa ni iki mwizeza abafana bawe muri uyu mwaka
iki wizeza abafana bawe ni ibihe bikorwa bateganyiriza tugana ku musozo muri uyu mwaka ikintu Imana niturinda yego sibyo izabikora nirinde abafana banjye ariko cyamvo ntabwo bishaka oya wowe ndawe ugomba gukureba Imana niturinde sibyo indinde n'abakunzi banjye hanyuma uyu mwaka nzabaha ibyishimo Imana ikintu giye gukora no kuturinda ariko uyu mwaka nta muntu uzajya kuri Manudi Show nta muntu uzareba Papa Safa bagire iminkanyari icyo nanjye ubu ngubu kubona nagiye imbere ya kamera nk'abantu reka mvi inyuma ya kamera njye no nakina reka basi nk'abantu ubutumwa bahe n'ibyishimo nicyo kintu turi guhatana ni ukugira ngo abantu bishime ibihangano byawe ari abantu bakora ibihangano aho ugasanga akoze igihangano cyiwe cyangwa se akoze iyo filime ugasanga wayireba ukabura isomo na rito wakora muri iki ubu ntabwo ari Manudi ibihangano genda umwanditsi mbere na mbere ndaguha ibyishimo ariko guhe n'isomo ahasava kandi filime zanjye ntabwo ari zo nterura ni ibyo tuba mureka mu buzima busanzwe niyo mpamvu tugomba gutanga isomo dukurikije ibyo tubamo cyane mama wa Pan ngarukeho kiravava amaguru ku izuba gira ijambo ubwira Manudi Manudi se Manudi yishimye cyane sheri murakoze cyane kuba twicaranye urabizi nkunda kugira amagambo unganira n'abantu n'abacanga cyane akumveshe ko naguhereje sibyo sinaguhereje ariko urashobora kumutamereza nanjye ku munwa ndiyizere kubera ko ariko ni bari bakeneye kumenya kubera ko bargamije kwicana imico yawe n'ugamije kuricano kandi abantu benshi bari bafite amatsiko yo kumva uko bimeze nuko watangiye n'uburyo ukunzwe niyo mpamvu rero nanjye ndabishimiye cyane ko twongeye guhura dukomeze dusetse abanyarwanda dusetse abari hakurya yarwo n'abatari bajya basekera mu mutima reka n'umutima urareba ubwo ndamwizereye cyane kuba duhe kandi nawe umunyamakuru urakoze kumuzana ino nzobe shaka igira ikintu ubwira abakunzi bawe mama wawe ikintu mbwira abakunzi banjye ndabashimiye cyane muri uno mwaka dutangiye 2024 murabona ko ni kugenda muhura n'abana bato cyane kandi beza basobanutse bafite ubwenge kwibura nanjye ndimo ndabirakunzwe k'umunezero ubwo ni ukuri ndabashimiye cyane mukomeze mudukurikirane kwiyicano nanjye bwa mbere nyigereka kuyivuga niyo mpamvu yananiye urumva ariko abakunzi nzi ko tubafite turabafite nibakomeze badukunde Uwiteka akomeze kuduteza imbere hamwe nabo Manu tugana ku musozo ugiye kudusoreza sibyo gira ikintu ubwira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi badukurikirana ahangaha ubibutse n'imbuga nkoranyambaga zawe bashobora kugukurikiranaho umunsi ku munsi murakoze cyane mbere na mbere ikintu mbwira abakunzi banjye biyicano nagezeho sibyo byavuga ko nageze haba umugisha abanza mbasengere amen urahe cyane rwose basenze nkabandi singwefero mu mapa hano turagushimye kubabanye natwe mu byatambutse turagushimye mwana ngo urebe ibikorwa by'amaboko yacu umugisha turagushimye mwana abantu bari by'iki kiganiro mwana utakoze subscribe ayikore utakoze share ayikore comment imana kubwishe imana turakwinginze ngo yica bizatera imbere izagirira akamaro abanyarwanda murakoze bagiraho amenya bitashwe ntabwo bigenda bitagenda amenya ntabwo bizamuka birakoranye mbaga zanjye ni Manudi Show aho uri ukande hose Manudi Show kiravavana ndagushimiye na mama Pampe ndamushimiye nawe wari udukurikiranye ndagushimiye cyane Imana ikumpera umugisha kandi ibyo ukora birushaho kugenda neza cyane shaka urwibutso Imana izakwibukiraho bye bye amen.